umusore duhuriye aha ngaha ku isoko rya hano mu mujyi. Bakwita nde ku izina rizwi cyane aha ngaha mu mujyi? Naje kukureba. Ku izina rizwi cyane hano ku isoko banyita Jado. Jado. Jado rero tukonyaga haracyari kare cyangwa mu gitondo birumvikana waje guhiga. Ariko sinwari ikibazo cy'amatsiko. Umuntu ahise agwa miliyoni 15 aha ngaha. Wazikoresha iki? 15 zamindurira ubuzima. Tubwire nk'ikintu kidasanzwe uvuye tuzishoramo ukavuga uti aha ngaha ndakeye. Njyewe ndi mu kazi kanjye ndi umukarani nta kandi kazi ngira. Ariko nzibonye nubwo naba umucuruzi cyangwa se nkaba umushoferi urumva ko miliyoni ni nyinshi nta kintu utazikoresha ngo ziguhindurire ubuzima. Nta kintu wumva wakora kitari icyo ngicyo? Icyo ngicyo nasubira no ku ishuri kuko njye mba numva nshaka kuzajya ku ishuri nkiga nkarangiza amashuri. Wahitamo no kwiga. Ibyo nicyo ni igitekerezo cyiza cyane. Hari ubundi buryo bushoboka. Umuntu aguhitishemo aguhaye amafaranga izo miliyoni 10 cyangwa aguhitishamo ngo kujyana nko mu gihugu nko muri Amerika umaraye iminsi ine yonyine harimo n'iyo urugendo hanyuma ukigarukira i Kigali no ko wayakoresha ni Kigali wahitamo iki? Najya muri Amerika nkamara iyo minsi yose. Wajya muri Amerika ukamara iminsi ine ugahita wigarukira. Urakoze cyane igitekerezo cyawe n'amahitamo yawe. Reka turebe n'undi tubaza atubwire uko abyumva. Muri make nta mafaranga ubwawe wahita ushimira Imana ko uhinduye ubuzima. Icyo wakora cyose ndumva cyakugendekera neza utiraye ngo ube wasesagura amafaranga mu buryo butari bwo. Icyo ni igitekerezo cya mbere. Ikindi yumva wakora n'ibyo gusa tubwiye hanyuma umuntu akubwiye akaguhitishamo ati turaguha miliyoni 15 hanyuma uhitemo icyo uzikoresha uhitemo n'abazikoresha inanga cyangwa umuntu akakujyana muri Amerika ukamara iminsi ine yonyine ugahita wigarukira hano mu Rwanda wahitamo iki? Iyo minsi ine irimo n'urugendo. Ubwo aho muri Amerika akaba ari cyo gishoro nani Kigali akaba ari cyo gishoro cya miliyoni 10. Urumva ko ibyo ari urucabana. Izo miliyoni 10 ntabwo arizo yaguha. We yaguhitishamo aguha miliyoni 10 ukaguma hano. Cyangwa se ahubwo we akagutegera ukajya muri Amerika iyo minsi ine harimo n'urugendo ukongera ukagaruka akakwishyura ibyo byose. Wahitamo icyo? Wahitamo miliyoni 10 cyangwa wahitamo ko urugendo rwo n'urucabana wahitamo miliyoni 15. Urumva waba ubaye miliyoneri mu gihugu cyawe kandi akaba ari igihugu udakodesha ari igihugu wavukiyemo ufitemo ubuzima ntawe ukiguteraho kirimo amahoro n'ubwo ibyo byari urucabana buri wese yahitamo kuguma iwabo. Ni byiza cyane numva ko ukunze igihugu cyawe kuruta igihugu cy'abandi kandi ukuva kwishimira gukora mu gihugu cyawe kuruta uko wajya kuyatsinda kuyatanga ahandi. Nabyo ni byiza urakoze cyane. Mwaramutse neza umusa? Mwaramutse neza. Tubasanga ku isoko rya Nyarugenge muri mu kazi mwazindukiye mu kazi kanyu nkuko tubona tunako mukora akazi k'ubukarani. Amazina yanyu muzwiho cyane aha ngaha ni Rutayisire. Rutayisire mumeze neza? Nta kibazo. Murumva mwabyukanye bakwe mwiteguye kubakora neza? Nta kibazo. Rutayisire mu gitondo umuntu agutugaga ahita aguha miliyoni 15 wumva wazikoresha iki? Uko biri kose kuri umuntu abonye amafaranga iyo mutunguye apanga imishinga myinshi ariko uko biri kose nawe ndi umukarani nakwagura imishinga yanjye nkava mu karani nkajya no mu bucuruzi nkajya muri business. Hari andi mahitamo ashoboka umuntu aguhitishamo ati turaguha miliyoni 15 cyangwa tukujyane gutembera mu gihugu cya Amerika iminsi ine yonyine harimo n'iminsi y'urugendo. Wahitamo iki? Wafata miliyoni 15 nubwo wamijana naguma mu gihugu cyanjye ntabwo najya muri Amerika. Nubwo wamira muri Amerika njya gutembererayo umare y'umwaka nazo nafata 15 mu gihugu cyanjye. Mu gihugu cyanjye kiratekanye gifite amahoro gifite ubuzima ntacyo nkibuzemo kuko muri Amerika naho ni ku butaka bw'isi ntabwo ari kwijura ariko ntabwo ari kwijura. Ikindi none nashaka kubaza nta kibazo abakarani bakunda kutubwira kenshi ngo mwikundira ikintu cyo kunywa. Wewe kuri wewe bimeze bite? Amasaha y'akazi ufata cyo kunywa na nyuma y'akazi byose wewe byitwaye bite? Ariko abakubwira barakubeshya nibaza ko ari ibyaha bose. Nta munyarwanda utaguzaga batazi ngo ni bakeye ariko bakanisi umwihariko niba rero ngo niba twanazinywa bazinywa abandi banyarwanda bose ariko uri bakani tubonga abandi banyarwanda nta kidasanzwe. Hanyuma se ko mutamunaniwe cyane gukora akazi k'ingufu mukora ese mwaje kwita ku miryango yanyu se umugore akubwiye ati
ko ntakubona uri hehe ubyumva gute wageze mu rugo ariko uva nicyo vuba kwigenda aba ku ruhande rwanjye ku ruhande rwanjye nta kibazo cy'umuryango wenda simvuga iby'abandi ko simbizi ndavuga ibyanjye byawe ku ruhande rwanjye umunaniro wawe ugufasha nyine kwita ku rugo uko bigomba uko byari kose imbaraga ukoresha mu kazi ntabwo zakubuza kwita ku nshingano z'urugo ni ngo urarezima ukoresha imbaraga mu kazi ariko ukagira n'imbaraga ukoresha mu rugo ukibuka n'abo wasize yes kuko n'ubundi kandi banabonye ko nta mbaraga ufite zo mu rugo wagiye kubashakira ibatunga ese umuntu uzi ataye ufite ibatunga ibyo bindi byo mu rugo wenda hari icyo ntabwo mwabipfa ibyo ntabwo mwabipfa byiza cyane byumvikane ko rwose naho uwatetse cyane uwatse ku mutima nta kibazo urakoze cyane tukurikiye wikomereze akazi kawe asante muri uyu mwaka ni nk'iki ubona kindi cyakunejeje cyane cyangwa se cyagusekeje ku buryo ushobora kukibwira undi muntu ukumva nawe yaseka nyine ukabona ko kimusekeje ibintu byasekeje mu buzima ni byinshi wavugamo nka kimwe cyangwa bibiri nta kibazo cyo wabonye ko cyagusekeje kikarenga ibindi ikintu cyansekeje kikarenga ibindi ntabwo cyahita kiza aka kanya urakibagiwe ntabwo cyahita kiza aka kanya byakubanye byinshi no gutoranya biranze wowe se niyo nkuru waduha byonyine ku ruhande rwa wenda akavuga uti iyi nkuru yaranshimishije nanjye ndayibasangiza inkuru yanshimishije se ntuzamurije inkuru yaba yaranshimishije inkuru nayo ndi kumva pe ntabwo ari kuza vuba noneho hariho iyakubabaje se wenda akaba ari iri kubanguka akaba ariyo mpamvu ibyiza biri kubura byagushimisha biri kubura ntayambabaje ntayambabaje uraho gusa ni byiza uyu mwaka utaha rero urawuteganyamo iki uyu mwaka utaha ndawuteganyamo iterambere ridasanzwe nyine ndumva ngomba gutera intambwe nkavaho aho nari ndi mu mwaka wa 2025 2026 nkajya mu rundi rwego yego wisumbuyeho ni byiza cyane